Mwongeye kwirirwa tubahaye ikaze ku birari by'insigamugani. Uyu munsi rero twaje tubashakira umugani. Ni umugani twasabwe n'abavandimwe badusabye umugani ugira uti habe namba. Ni umugani rero, ni umugani abanyarwanda dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Twawusabwe n'umuvandimwe aratubaza ati muzanshakire inkomoko cyangwa se imvano y'umugani ugira uti habe namba cyangwa se habe namba. Uyu mugani rero abanyarwanda bawuca iyo babonye ahantu hagize ibyago by'icyorezo mu muryango cyangwa se umuntu ugiye usaba ikintu azi ko ari byinshi hanyuma agasanga nta gihari, nibwo bagira bati nta cyahasigaye habe namba. Byakomotse rero ku mutwa witwaga Mba, ngo yari atuye mu Iceni ku gisi cya Kigasari, aho nyine ni muri Butare ahasaga mu mwaka w'1500. Icyo gihe rero ngo hari ku ngoma ya Ruganzu Ndori atuye Iruhashya na Mara ho mu Busanza bw'Epfo. Hakabaho umuhinzakazi witwaga Bengenzage ariwe bita Nyagakecuru Mukasamukende, agatura mu bisi bya Huye. Samukende rero ari nawe waje kuvaho imvano ya rya zina ryitwaga Iruhande kwa Mpandahande, nawe bari bafitanye ubushuti, akava nyine aho ngaho mu bisi bya Huye akambuka akajya Iruhande ariho nyine kwa Mpandahande. Iruhande rero niho haje kubakwa kaminuza nkuru y'u Rwanda. Umunsi umwe rero Ruganzu ngo yohereza abatasi kugira ngo bajye kwiga bige urugo rwa Nyagakecuru aho yari atuye nyine mu bisi bya Huye. Yashakaga ko abatasi nyine bazabona uko amurimbura, bakarimbura Nyagakecuru ndetse n'umugabo we Samukende. Rero ngo Ruganzu Ndori byari intego ye. Nyagakecuru ngo yari afite urugo rw'inzitane ariko rukabamo ibyanzu by'iheneze. Ibyo byanzu rero nibyo ibisumizi byaje gucamo. Nyagakecuru rero ngo yaje kubicamo ari byo yishyigikiye hanyuma biramwica. Ni nayo mpamvu rero kandi abanyarwanda bakivuga bagira bati naka yasenyewe n'ihene nka Nyagakecuru, cyangwa se bakagira bati nta gahora gahanze urwa Nyagakecuru ihene ziramuhuhuye. Uwo Bengenzage rero ngo yari afite abatwa b'intwari mu ngabo ze zitwaga Imparabanyi. Bari batuye ku Iceni nyine mu bushoro bwa Gisagari. Hakabamo rero umutwa w'intwari cyane witwaga Mba, ngo yari intore cyane mu kumasha no kuzibukira. Umunsi rero ho gutera Nyagakecuru, Ruganzu agaba ibisumizi abigabanyijemo imitwe ibiri. Umwe utera Nyagakecuru iwe, undi utera Ikigasari mu Mparabanyi. Yabikoraga rero kugira ngo uzimire cyangwa se uze kwica zoye gutabara nyirabuja. Uwateye rero Nyagakecuru umaze kumwica ujya kunganira uwateye Imparabanyi. Urugamba rero rurambikana bishyira kera, kandi ariko ngo hariho n'icyorezo impande zombi. Bigeze mu mashoka y'inka iz'imbwami zikubita Imparabanyi inshuro. Wa mutwa Mba ngo yanga kugenda, aragaruka ashaka guhangana n'ibisumizi. Asakirana n'igisumizi cyitwaga rero Rucinya, kirarekera kimutsinda hagati y'ingamba zombi kiti ndaguhamije Rucinya ruciye bugufi, mperutse gucira ibinyita mu bicaniro bya Mpemba. Ubwo rero Imparabanyi zicika umukenyo, ibisumizi bizibahukamwo zibicamo umugenda. Abacitse ku icumu rubanda babatangirira mu Nyaruguru, babatsinda ku musozi witwa Mbasa. Hagati aho rero ise wa Mba ajya gushaka amakuru y'Imparabanyi. Ageze mu mucyamo wa Kigasari ahitwa mu Birogo, ahura n'umukecuru w'umutwakazi. Aramubaza ati nta gakuru k'Imparabanyi wamenya? Umukecuru amusubizanya uburakari bwinshi ati hora wacyo ntaziwe wimbaza ubusa. Ati Imparabanyi zatikiye ntawasigaye ndetse habe namba. Icyatumaga avuga Mba nuko ari we wari ingenzi mu Mparabanyi. Umusaza akomeza urugendo rwe. Ageze imbere ahura n'undi mutwa, aramubaza ati yewe sha, nta nkuru y'Imparabanyi n'ibisumizi wandusha? Undi rero amusubiza azingije mu gahanga ati dore indondondogozi y'umusaza imbaza ubusa. Ati Imparabanyi zashize zose, habe namba wari ingenzi muri zo. Nuko iyo mvugo isakara igihugu cyose, irarambanya irinda ihinduka umugani bacira ku muntu usanze ibyo yashakaga byashize. Abo yasabaga bakabimuhebya bagira bati nta cyasigaye habe namba.
guca umugani rero ngo habe na mba, ubwo baba babifatiye ku mvugo wa muntu nyine, wa mutwakazi cyangwa se wa mutwa, bombi bahebeje ise wa mba, bakamubwira yuko nta kintu gisigaye, yewe n'uwari ingenzi nta n'umwe wari uhari. Habe na mba rero bisobanuye habe na busa, habe na kimwe, byose byashize. Naha rero ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twavuze ku mugani witwa habe na mba. Ni umugani twasabwe na bamwe mu bavandimwe bacu badukurikiye ahangaha ku rubuga rwacu rwiswe Ibirari by'Insigamugani. Ni imigani rero dusoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamugani, igitabo cya Minisiteri y'Uburezi. Igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Nawe niba wifuza kumenya umugani cyangwa se hari icyo ushaka kumenya ku mateka y'u Rwanda, watwandikira aho hasi muri comment, ukatwandikira ukatumenyesha icyo wifuza kumenya, hanyuma tukakigushakira. Niba uri mushya ahangaha rero turagusaba gukanda kuri subscribe, ukiyandikisha kugira ngo ujye umenya imigani, umenye imigani twanditse, umenye imigani twasomye, hanyuma nawe nyine uzagire abo bibwira. Bigufasha kuba utazabibwirwa n'abandi, ahubwo ukabimenyera igihe. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, Imana ibarinde. Tuzongere ubutaha. Ibirari byo by'Insigamugani byo nakagaruka. Namwanya w'agahinda, babara nta kuruzi unyuze umutima wanjye, babara nta kuruzi unyuze umutima wanjye. Inzira n'umuhanda, ijoro n'amabanga, kuki se nta gusura mfite urukumbuzi? Nakumenya uko wamenye, ubonye numva ngushimye, ubwiye numva urabyumva, umutima wanjye ukeneye umwana mwiza nkawe. Ngwino se mwana mwiza, ngwino umbere ibyishimo, ngwino muhorakeye, ngwino umara agahinda. Imvune nagutera cyangwa se ibindi nk'ibyo, niba ubyihanganiye ndabigushimiye. Ibyanjye mbigize ibyawe, iminsi uko ingana kose.